Muraho neza nshuti z'Imana. Do you believe in Jesus? Do you believe in God? Ese wizerera muri Yesu Kristo? Wizera muri Yesu Kristo umwana w'Imana? Uyu munsi ndagira ngo nganire nawe, wowe ufite ibibazo, wowe wumva urembejwe mu mutima, waragerageje ariko byaranze, warasenze uganiriza inshuti zawe ariko byaranze, uracyumva umutima wawe ufite intimba, warihebye, uri kumva ubuzima bukurambiye. Yewe wagerageje no kwihangana ariko yewe uyu munsi biranze. Ndagira ngo rero uyu munsi wumve Yesu aravugana nawe. Biragaragara ko waramuhamagaye bihagije, waramutabaje cyane mu isengesho, wicaye wiganiriza wihebye, waramutakambiye cyane, ariko uyu munsi yashimye yuko wumva ijwi rye muri iyi video. Uyu munsi Yesu yashimye yuko wumva ijwi rye binyuze muri iyi video. Nyemerera rero ubane nanjye muri iyi video, wumve icyo Yesu ari kukubwira, wumve icyo Yesu avugana nawe muri iyi video. Hari umuntu uri kureba iyi video, muri we aka kanya umutima we urarushye cyane, amaso yiwe yuzuye amarira, nubwo abantu batabasha kubona ayo marira ariko Yesu arayabona. Yesu ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi yakurebye, yarebye agahinda kawe, yarebye umubabaro wawe, uramutakambiye cyane. Uyu munsi yumvishe gutaka kwawe. Hari ibintu byinshi wagerageje ariko byaranze, nyamara si uko udafite imbaraga. Abantu benshi baragusize, si uko udafite imbaraga, si uko udafite ubwenge. Warakoze pe, warakoze bishoboka ariko ntabwo utera imbere. Warakoze bishoboka ariko urabona nta kintu uri kugeraho. Inshuti zawe zaracecetse, zaragutereranye, aka kanya uri wenyine, ndetse wigeze no kwibaza ati Imana koko iranyumva? Ese Imana iranyumva? Niyo mpamvu uyu munsi nkubwiye ngo umva, Yesu araguhamagara, arashaka kuvugana nawe. Abonye agahinda kawe gakabije, bimwibukije ya minsi yari ari ku isi byari bigoye. Yashatse kuvugana nawe uyu munsi. Umva, Yesu araguhamagara. Ntabwo ari impanuka kuba uri kureba iyi video. Hari impamvu Imana yashatse ko uyireba kugeza ku musozo, kugira ngo wumve ubutumwa bugiye guhindura ubuzima bwawe uyu munsi. Yesu azi agahinda kawe, arabizi ibibazo biri mu muryango. Yesu azi agahinda uri gucamo, azi ibigeragezo n'ingorane uri kunyuramo. Muri Bibiliya, Zaburi ya 34:18 haravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Nicyo nyine bishatse kuvuga, Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, ntakunda indyarya. Weho Yesu umubwire byose, nta na kimwe usize, ntugire icyo uca ku ruhande. Yega abantu bashobora kutumva uburibwe bwawe uri gucamo, ariko Yesu imitima imenetse, Yesu niyo ashaka. Mubwire byose, wowe arakumva kandi ntagusezerera amaramasa. Ashobora kubona amarira usuka nijoro, ya marira utabwira buri wese ubonetse. Yesu ashobora kuyabona. Ashobora kubona ibigeragezo uhisha inyuma y'inseko. Ufite ibibazo byinshi ariko iyo uri mu bantu ugerageza kwiyumanganya, ariko Imana iri kubibona yuko wageragejwe bihagije. Imana irimanukiye, iragusuye. Umva, Yesu araguhamagara uyu munsi. Hari igihe wumva unaniwe, hari igihe wumva nta cyizere gisigaye, ariko umva bino bintu neza, umva rino jambo neza. Iyo isi yagutaye, Yesu nibwo agusanga. Murabizi na Yesu byamubayeho.
Yesu yaraje aza mu isi, aje kuri mission yo kuducungura tw'abana b'abantu. Araza aca muri buriya buribwe bwose murabuzi. Abana bacu barahakiriye bamwe, ndetse natwe twarahakiriye twakira kwigerera imbere y'Imana, twese twemererwa kugerayo. Yagiye akiza abantu benshi murabizi, azura Lazaro amaze iminsi apfuye. Yagiye akora ibitangaza byinshi, ahumura impumyi. Yewe akora ibitangaza byinshi, ariko abantu icyo twamuhembye murakizi, twaravuze ngo nabambwe tumucira urwo kubambwa, arapfa ku bwacu. Nibyo yagombaga gupfa akadupfira, ariko nyine abantu twaramubambishije kandi yari yaradukoreye biriya bintu byose byiza. Rero niyo mpamvu Yesu yumva umuntu watawe, kuko nawe arabizi, yabinyuzemo biriya bihe, azi uburyo biryana, azi uburyo bibabaza, azi uburyo bituma umuntu yigunga. Yesu rero akunda umuntu uri guca muri biriya bihe byo kuba wenyine, yatawe, isi yose yamusize, ari wenyine. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntugire ikibazo, nubwo ubona ko abantu benshi bagutaye, nta muntu ushaka kukumva. Uwo uganirije wese arakumva, ahubwo akaguseka, aguca intege, ntashaka kukugira inama, ahubwo arimo arashaka kukwishima hejuru. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, Yesu aragukunda cyane, kuko Yesu ubwo buzima uri kunyuramo yabunyuzemo, ndetse abunyuramo bigoye kuruta uko urimo muri ubwo buzima. Nyemerera rero wumve amagambo meza agiye kugusegura, azajya ahora aguha icyizere muri buno buzima, ukagenda wumva nta kibazo ufite nubwo uri wenyine. Hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari umuntu uri kureba iyi video, mu minsi mike iri imbere Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Igiye gukora ikintu utigeze wibwira. Icyo wari warapfishije igiye kukizura, igiye kugikora. Uwari warakwanze azatangazwa n'ibyo Imana igiye kugukorera mu buzima bwawe, kuko Imana ikunda gukora ibitangaza igihe abantu bose bavuga ko bidashoboka. Baciye iteka ku buzima bwawe, baravuga ngo ntacyo uzigezaho, ngo ntacyo uri cyo. Nibavuge, aho niho Imana ihagurukira. Imana ikunda gukora ibitangaza igihe abantu bose bibwira ko bidashoboka. Humura, Imana iraje kandi iravugana nawe, ati ngiye kugukorera igitangaza. Mu gihe wumva ko abantu bose bari kuvuga ko bidashoboka, Imana iraje. Bibiliya yavuze ngo iki? Muri Yeremiya 33:3, nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uri umunyamahirwe, watabaje Imana bikomeye, watabaje Imana, ariko Imana yakumvise. Kuko niyo mpamvu iri kukubwira ngo abantu baravuze ngo ntacyo uzigezaho, baragusuzuguye, baravuze ngo ntibiteze guhinduka. Baciye iteka ku buzima bwawe, bashyiraho n'akadomo, ariko Imana akadomo igakuyeho, iravuze ngo birakomeza. Kuko Imana tumaze kwiyumvira ko mu gihe abantu bose babona ko bidashoboka, yo ihagurukira gukora. Muri Imana iraje, Imana hari icyo igiye gukora ku buzima bwawe. Yesu ati mpamagara ngutabare, nkwereke ibintu bikomeye kandi bitangaje utigeze umenya. Uyu munsi Yesu aravuga ati ngwino unyegere. Icyo Yesu agusaba gusa ni ukumwegera. Mwegere. Ugize Imana, ubonye inshuti. Abantu bose bari baragutereranye, wumvaga uri wenyine, ariko ubonye inshuti nziza. Yesu arakubwira ati nyegera.
Iyi nshuti ni inshuti nziza itazagutererana mu byago no mu makuba, muzaba muri kumwe, kandi igihe uzaba ucitse intege azagusubizamo imbaraga, azaguha impamba ukomeze urugendo. Nyemerera wowe urwaye, wowe urushye, ufite ibibazo byinshi, uremerewe, wumve icyo Yesu avugana nawe. Urarwaye, ufite ibibazo by'amafaranga, ufite umutima wavunitse, ubuze amahoro muri wowe, ariko Yesu aravugana nawe uyu munsi muri Matayo 11:28 ati: mwebwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange mbaruhure. Muri make ati: nimuze munsange mwabarushye n'abaremerewe, mwese ndabaruhura. Ntabwo yigeze avuga 100, ntiyavuze 200, ntiyavuze miliyari cyangwa tiriyari. Yaravuze ati: mwese abarushye n'abaremerewe, nimunsange mbaruhure. Icyo kibazo cyawe si kinini imbere y'Imana. Iyi Mana iyo ivuze ijambo rimwe gusa, ubuzima bwawe bushobora guhinduka kandi burundu. Ntucike intege, ntureke gusenga, ntureke kwizera, kuko hari igihe Imana iceceka ariko ibiri gutegura igitangaza. Yesu ntiyigeze aguta. Yesu ntaguta. Wigeze wumva uri wenyine, ariko Imana ntiyigeze iguta. Yesu ntiyigeze akuva iruhande. Wigeze urira mu ibanga, ariko Yesu yarabibonye. Imana yarabibonye. Hari n'igihe washatse kureka byose, ariko Imana niyo yakomeje kugukomeza kugeza uyu munsi. Niba warashoboye kugeza uyu munsi ukiri muzima, ni uko hakiri umugambi mwiza Imana igufiteho ku buzima bwawe. Satani yashatse kukurimbura, yakoresheje inzira nyinshi zishoboka, akoresha ubuhanga bwinshi bushoboka, ariko ubuntu bw'Imana buracyaguhagazeho. Niba wari waracitse intege mu buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo garukiraho. Mbere y'uko iyi video irangira, fata amasegonda make usenge. Vuga uti: Yesu, ndagukeneye, injira mu buzima bwanjye. Nkiza ubwoba, agahinda n'ibibazo. Nyobora kandi unyereke inzira. Niba ubivuze ubikuye ku mutima, menya ko Imana yakumvise. Kandi niba iyi video igukoze ku mutima, ntuyigumane wenyine. Ndakwinginze ntuyigumane wenyine, kuko hari umuntu uri mu gahinda, uri guca mu bigeragezo, uri guca mu bihe bikomeye cyane, ukeneye iri jambo. Risangize kandi uyohereze inshuti yawe cyangwa umunyamuryango wawe. Kandi niba wizera ko Yesu Kristo agiye gukora igitangaza mu buzima bwawe, andika muri comment uti amen. Nyandikira muri comment uti: Yesu ndakwizera. Ubihamye, kuko nicyo cyonyine usabwa nk'umukristo, nicyo cyonyine usabwa nk'umwana w'Imana. Kuko Yesu Kristo yaravuze ati: numamiriza mu isi, nanjye nzaguhamiriza imbere ya Data wa twese uri mu ijuru. Icyo usabwa cyonyine ni uguhamya Yesu Kristo mu byo ukora, mu bantu mugendana, aho uca hose mu isi. Uhamye Yesu Kristo, nawe azaguhamiriza imbere ya Data wa twese uri mu ijuru ko umukiranukira. Ntiyibagirwe kandi gukanda subscribe no gufungura akuma k'amatangazo, kugira ngo ujye ubona amagambo y'ibyiringiro, amasengesho n'ubutumwa bukomeza umutima buri munsi. Kuko hano ntabwo turimo kureba video gusa, ahubwo turimo no kwigisha, turimo no kwegera Imana. Imana iguha umugisha, Yesu Kristo aguhumurize, kandi amahoro y'Imana abane nawe, abe muri wowe. Amen.